Dusanzwe tuzi ko abantu bakunze kurindwa cyane ari abakuru b'ibihugu, abami, abanyapolitiki bakomeye cyangwa se abaherwe bafite ubutunzi budasanzwe. Iyo tubonye imodoka nyinshi zirimo abarinzi, abasirikare bafite intwaro zigezweho cyangwa se abantu bagenda hagati y'uruziga rw'umutekano rukomeye, duhita twibwira ko uwo muntu ari umwe mu bayobozi bakomeye cyane, kandi akenshi ntituba twibeshya. Ariko hari inkuru y'umuntu ishobora gutungura abantu benshi, inkuru y'umupasiteri utari perezida, utari umwami, utari umusirikare mukuru, ariko urindwa ku rwego rwatumye abantu benshi bavuga ko umutekano we ushobora kuruta uw'abakuru b'ibihugu bamwe bo muri Afurika. Uwo muntu ni Pastor David Oluwaseyi, umugabo wavukiye muri Nigeria ariko nyuma akaza kumenyekana ku migabane itandukanye y'isi. Ese David Oluwaseyi ni muntu ki? Yavutse ryari? Amateka ye ni ayahe? Ni ibihe bintu bituma arindwa cyane ku buryo abantu bavuga ko ari we mupasiteri urindwa cyane kurusha na bamwe mu baperezida bo muri Afurika? Bahaye ikaze. Icyo mbibutsa ni ukureba video yose kugera ku musozo kugira ngo ataza kugira akantu na gato kaza kugucika. Ikindi mbibutsa gukora like na subscribe kugira ngo muzajye mukomeza kubona ibiganiro nk'ibi dukomeza tubagezaho umunsi ku wundi. Muri iki gihe Pastor David Oluwaseyi akomeje kuvugisha abantu benshi hirya no hino muri Afurika kubera uburyo budasanzwe arindwamo. Abantu benshi bavuga ko nta wundi mupasiteri uzwi muri Afurika ufite urwego rw'umutekano rungana n'urwe. Aho anyuze hose haba hari gahunda ihamye y'umutekano itegurwa mbere y'amasaha menshi. Mu mujyi uwo ari wo wose agiyemo, itsinda rye ry'umutekano ribanza kuhagera kugira ngo risuzume ahantu hose azanyura n'aho azahagarara. Iyo ageze ku rusengero cyangwa se ahabera igiterane, usanga abarinzi be bamukikije impande zose. Hari abahagarara hafi ye, abandi bagakwira mu mbaga y'abantu, mu gihe abandi bakurikirana ibikorwa byose biri kubera aho hantu. Ibi bituma abantu benshi batangara, bamwe bakavuga ko umutekano we urenze uw'abakuru b'ibihugu bamwe na bamwe bo muri Afurika. Ikindi gitangaza abantu ni uko Pastor David Oluwaseyi atajya agaragara wenyine mu ruhame. Buri rugendo rwe ruba rufite gahunda yihariye, kandi buri gikorwa cye kiba gikurikiranwa n'itsinda ry'abashinzwe umutekano. Mu gihe ibihumbi by'abantu biba byateraniye kumva ubutumwa bwe, usanga umutekano uba wakajijwe ku rwego rwo hejuru kugira ngo ibintu byose bigende neza. Abasesenguzi benshi bavuga ko impamvu nyamukuru ituma arindwa cyane ari uko yabaye umwe mu bavuga butumwa bafite abayoboke benshi muri Afurika no hanze yayo. Uko izina rye rikomeje gukura, niko n'inshingano zo kumurinda zikomeza kwiyongera. Uyu munsi abantu benshi bamwita umupasiteri urinzwe cyane muri Afurika kubera uburyo umutekano we utegurwa n'uburemere uhabwa igihe cyose agiye kugaragara mu ruhame. Pastor David Oluwaseyi, umupasiteri urindwa cyane kurusha benshi mu baperezida bamwe bo muri Afurika. Iyo umuntu yumvise izina rye bwa mbere, ashobora kwibaza impamvu umupasiteri akenera umutekano urenze w'abakuru b'ibihugu. Ese yaba afite ubutunzi budasanzwe? Yaba afite amakuru y'ibanga? Hari abantu benshi bifuza kumugira nabi, cyangwa hari ikindi kintu abantu benshi batabona? Ibi ni byo bibazo byatumye iyi nkuru ye ikwirakwira cyane. Ahajya hose habanza kugenzurwa, ahagomba kuvugira ubutumwa hose hategurwa umutekano amasaha menshi mbere y'uko ahagera. Imodoka ze ziba ziherekejwe n'abarinzi bafite imyitozo ihanitse, kandi nta muntu ushobora kumwegera atabanje kugenzurwa. Ibi byatumye abantu benshi bibaza impamvu umuntu umwe ari umuvugabutumwa ashyirwaho uburinzi bungana gutyo. Amateka ya David Oluwaseyi yatangiye mu buryo bworoheje cyane. Yavukiye mu muryango usanzwe mu majyepfo ya Nigeria. Mu bwana bwe nta kintu cyerekana ko
umunsi umwe azaba umwe mu bantu bazwi cyane ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi. Yakuriye mu buzima bworoheje, yiga amashuri nk'abandi bana, afasha umuryango we mu mirimo ya buri munsi, ariko kuva akiri muto abantu benshi bamubonagamo impano idasanzwe yo kuvuga no kuyobora abandi. Iyo yavugaga abantu bamwumvaga, iyo yasobanuraga ikintu abantu baramukurikiranaga. Ibyo byatumye atangira kumenyekana mu rubyiruko rw'iwabo, ndetse bamwe batangira kuvuga ko afite impano idasanzwe yo kuba yayobora imbaga. Mu myaka yakuriyemo David yatangiye umurimo wo kuvuga ubutumwa. Mu ntangiriro yabwirizaga abantu bake mu nsengero, nta mafaranga menshi yari afite, nta nyubako nini yihariye yari afite, ndetse nta n'izina yari afite. Ariko uko imyaka igenda ishira, ubutumwa bwe bwatangiye kugera ku isi hose. Abantu babarirwa mu bihumbi batangiye kujya bamwumva. Amateraniro ye yatangiye gukorwa mu bibuga binini, televiziyo zitandukanye zatangiye kumutumira, imbuga nkoranyambaga zatangiye gukwirakwiza ubutumwa bwe. Mu gihe gito cyane izina rye riba rimaze kumenyekana muri Nigeria yose ndetse no hanze yayo. Ariko uko izina rye rigenda rikura, ni nako ibibazo byakuraga. Abantu benshi baramukundaga, ariko hari n'abataramwiyumvishaga. Buri munsi yakira ubutumwa bwinshi, harimo ubumusabira umugisha n'ubumushimira, ariko hakabamo n'ubumuburira cyangwa se umutera ubwoba. Inzobere mu mutekano zatangiye gusanga umubare munini w'abamukurikiraga amafaranga menshi yacungaga mu bikorwa by'ubugiraneza, ndetse n'ingaruka ubutumwa bwe bwagiraga ku bantu byari bihagije kugira ngo abe umuntu ugomba kurindwa ku rwego rwo hejuru. Nibwo hafashwe icyemezo cyo gutangira kumugenera itsinda ryihariye ry'umutekano. Mu ntangiriro akaba yari afite abarinzi 2 gusa, ariko uko ibikorwa bye bigenda byaguka, umubare wabo barushaho kwiyongera. Nyuma y'imyaka mike amaze kugira itsinda rinini ry'umutekano rimuherekeza ahajya hose. Abarinzi be baba bafite imyitozo ihanitse, bamwe baba barigeze gukora mu nzego z'umutekano, abandi bafite uburambe mu kurinda abantu bakomeye. Buri wese aba afite inshingano ze. Hari abashinzwe kugenzura inzira zose agomba kunyuramo, hari ushinzwe kugenzura aho agomba kuvugira ubutumwa, hari ushinzwe gukusanya amakuru ku byago bishobora kuvuka, ndetse n'abamuherekeza igihe cyose. Uko imyaka igenda ishira, abantu benshi bakomeza bavuga ku mutekano wa Pastor David Oluwaseyi uko ugeze ku rwego rutangaje. Ariko ikibazo cyakomeje kuba kimwe: ese ni iki cyaba kishe nyuma y'ubwo burinzi budasanzwe? Ese byaba ari ukubera ko ari umukire? Byaba ari ukubera ko ari icyamamare? Cyangwa hari impamvu ikomeye kurushaho? Icyo gihe nibwo abanyamakuru, abashakashatsi ndetse n'abakurikirana imbuga nkoranyambaga ze batangiye gucukumbura amateka yo. Uko bagenda bavumbura byinshi, niko abantu barushaho gutangara. Inkuru ya Pastor David Oluwaseyi ntabwo ari inkuru isanzwe y'umupasiteri wabaye ikirangirire. Ni inkuru y'umuntu watangiriye ari umwana, ariko nyuma aza kuba umwe mu bantu bavugwaho cyane kubera uburyo budasanzwe arindwamo n'ingaruka ibikorwa bye biba bifite ku bantu babarirwa muri za miliyoni. Muri iki gihe Pastor David Oluwaseyi akomeje kuvugisha abantu benshi hirya no hino muri Afurika kubera uburyo budasanzwe arindwamo. Abantu benshi bavuga ko nta wundi mupasiteri uzwi muri Afurika ufite urwego rw'umutekano rungana n'urwe. Aho anyuze hose haba hari gahunda ihamye y'umutekano itegurwa mbere y'amasaha menshi. Mu mujyi uwo ari wo wose agiyemo, itsinda rye ry'umutekano ribanza kuhagera kugira ngo risuzume ahantu hose azanyura n'aho azahagarara. Iyo ageze ku rusengero cyangwa se ahabera igiterane, usanga abarinzi be bamukikije impande zose. Hari abahagarara hafi ye, abandi bagakwira mu mbaga y'abantu, mu gihe abandi bakurikirana ibikorwa byose biri kubera aho hantu. Ibi bituma abantu benshi batangara, bamwe bakavuga ko umutekano we urenze uw'abakuru b'ibihugu bamwe na bamwe bo muri Afurika. Ikindi gitangaza abantu nuko Pastor David Oluwaseyi atajya agaragara wenyine mu ruhame. Buri rugendo rwe ruba rufite gahunda yihariye, kandi buri gikorwa cye kiba gikurikiranwa n'itsinda ry'abashinzwe umutekano. Mu gihe ibihumbi by'abantu biba byateraniye
kumva ubutumwa bwe usanga umutekano uba wakajijwe ku rwego rwo hejuru kugira ngo ibintu byose bigende neza. Abasesenguzi benshi bavuga ko impamvu nyamukuru ituma arindwa cyane ari uko yabaye umwe mu bavugabutumwa bafite abayoboke benshi muri Afurika no hanze yayo. Uko izina rye rikomeje gukura niko n'inshingano zo kumurinda zikomeza kwiyongera. Uyu munsi abantu benshi bamwita umupasiteri urinzwe cyane muri Afurika kubera uburyo umutekano we utegurwa n'uburemere uhabwa igihe cyose agiye kugaragara mu ruhame.